Musanze mumeze mute? Mumeze neza? Yego. Musanze. Abizima ko nababona ladies and gentlemen. Tujye kwakira umusitari wacu duhamagare Bushari. Uye ko mutari Bushari. Bruce Melody. Abandi bigize ababroga ba Godfather nimbo mumenye gihangane. I hate men. Godfather dore impamvu ngiye mwanga katurera ku kwezi ngiye nkurira 1,100 sibyo mbwira ngo ushaka ukwezi uzakumara udahaye umugore ukumara udateze n'imodoka na rimwe canga moto ukwezi kose wahera yabikekera man. Yes, I alongside my people is your boy number one, the finest boy number one, vocalist in town, number one ambassador of the peoples, number one shout out boy hustler, number one coolest kid in town, number one Leo presenter in the city with my guy Inumya Krista my G. Yo nabyibo abakobwa bari kubikunda ayo mahirwe uri kuyakura y'umwana Jese nubizi man warasenze nundi buri kimana uyu muniga ngarimo ngarakira ngafite ngakana ngo kamwita mama yake asha nta mwana mfite man utaneranya umukobwa wese yemeye kujoininga man ndi free ewana nta mukobwa mfite turi gukunda ibyo tubivemo ayo ni amagambo y'aba papa motari n'abandi basani benshi batandukanye ariko uyu munsi gufitiye inkuru nziza gufitiye ibiganiro byiza muri Musanze turi umuyoboro wa mbere w'abamenyi uri imfura mu mfura cyane uri umumenyi mu bamenyi wowe wahisemo guhora iteka kuri Korora TV show umuyoboro wa mbere wuzuyeho ibiganiro by'ubucura bwenge inkuru nziza zo muri Rwanda ubusesenguzi ibiganiro mpaka gutebya no gukina ndetse no kugaragaza impano we are rising as a Korora talent show as soon as possible. So uyu munsi gufitiye abakinnyi ba filme ngufitiye bamwe mu bantu batandukanye bahora mu ruganda rw'imyidagaduro ariko mu buryo bwa cinema Krista Inumya Kristo yo mundi wabataye mora yo ngo mumeze gutereka nizere ko mumeze fresh as you know me wa Mungu bagura mwawugiranye nyita Krista Inumya Kristo the most wanted voice in town yo hosta nyita Krista cyangwa unyite kora kuko wakoze nigeze yikorera amaboko ngo sheri abanyarwanda bavuga ngo ikimana ngo sheri wabashu oya abanyarwanda bavuga ngo iki abanyarwanda baciye umugani mu gihe cyo hambere nanone kandi ku Karuganzu Ndori cyangwa Gihanga ngo mijana dore ko nakimarugwe nawe yari umwami wo hambere batwaraga ubwato bukagera iyo bugiye nanone kandi Imana yahanze ibindi gahanga byose kubaho ikaha u Rwanda kurabagirana no kwaka data ndagushimye cyane kubw'uyu munsi ndakunezerewe uramenya aba bahungu nyemure tuze kuganira nanone kandi ukuri cyane bitari bya gito ahubwo turi intore cyane uramenya nanone kandi twihera umugisha uduhe kurabagiranira mu bwiza bwawe dore turi kuri Korora TV show amuyoboro w'ubwenge uzi ubucura bwenge n'inkuru z'ibiganiro nanone kandi filime y'aba bahungu uramenya uze kunyemerera abanyarwanda bazayikunda nanone kandi niyo batayikunda tazaba kinige natwari igihe tugira 15 kandi bijya tubura gukora kandi ari ibyanya mu byo ukora reka tubayikaze kuri Korora TV show badutemo batangire batubwira amazina yabo ari ubwo twari turi gusenga twari turi gukora introduction baranasenga nuko rero reka nanje rero reka oya reka rero nanje kano gacano cyangwa sino cano abanyarwanda bita Korora TV show Korora TV show uramenye rero mfura ushaka ko dutebya ko nutambutse turamugezayo nuko rero reka nanje nyereza umugisha rero mpamagara rugira mpamagara data isumba byose mpamagara Imana data igi ndebera abantu bana igi ndebera abantu bahungi bambera umugisha sibyo ra abantu basaza ngabana nuko rero ningwita umwana uzimamvu umwana se wavutse muri kangahe ahubwo wampumugisha amakwitwa umwana akamba gusubira ku byo kwamba uramenye ibyo se no oya nimba 2008 mureke nuko rero kubiganiraho ahubwo wampumugisha amakwitwa ngasubira ku byo byama okay tubesere nasubone ntubirya hari ubwo babivuye ibyo bya mama wa Imana uyu muniga bombarize ngo ndabiryara abara ikiro cy'umuceri kigora basura arabona uyu muntu aheruka kunywa amatama wamuretse nuko rero n'iki ko yanywa se kandi agitaha iwabo
cyataye waba utaza no kuneza abo datuma turirira mu kiganiro kandi wabivuze byatangiye ubivuga byatangiye ubivuga. Okay, reka tubakira hano kuri Kora TV show nk'uko mubibona ni abasore b'amabogari, ni abasore bameze fresh. Ewana nuko bagare turagerageza muragerageza ntari ubanze mwibyo ariko twahaze n'ibirayi wa mugabo. ako wowe uri gukoresha n'ijwi ry'abasaza man kubera iki? Njyewe oya n'ubundi arashaje kuko oya njyewe kuba umusore. murakoze cyane. amazina yanje nitwa Rwubika nkorera kuri kwibagirwa n'izina rye tayari yashaje yagiye Ibyamurangiriyeho system ikora icyangwa nagikuyo nagashaka ko bashona nuko rero nitwa Rwubika. cyangwa se iki cyangwa aramumaniye kandi reka tuve mu bintu byo kumanura tubanze duhe abanyarwanda abantu bameze abantu turi kuganira nabo turakorana nabo ikiganiro gute bari kumanura ikiganiro cyo ni ngombwa tugikore kandi gitangiye neza kinararangira neza. Ndimo benshi by the way ubwo ndi kubwira abanyamuryango cyangwa se subscribers cyangwa se abakunzi cyangwa inshuti ndimo benshi by the way wagiri now I am English is Englishing my no, listen wagiri now I am myself is my name is Rwubika from Irafasha TV. Abandi umukinnyi wa filime nshakaga kuvuga nawe babwire neza ndi umukinnyi wa filime nkaba n'umukinnyi wa comedy ku Irafasha TV. Ibindi babwire n'ibindi Yesu aduhana umugisha Reka twakire mugenzi wawe nawe adutemo banza tubwire amazina ye. murakoze cyane nitwa Baraka bigenze bite tujira assalamu alaikum duhari wali wala assalamu alaikum kandi wasanga ejo bari bagiye kuvumbira ibyo none akaba ari no kuvuga gutya mwana ngewe mvumbira ide zamura ngewe mvumbira ide wallahi muniga nishe wanjye wallahi mu rugendo rwa filme muri industry ya cinema ni industry mu Rwanda itaratera imbere kuri standard dushaka as American as Nigerian as other countries or cyangwa n'ibindi bihugu bitandukanye nka Philippines n'ibindi bihugu nyine biri mu nzira byamaze gutera imbere bitari mu nzira y'iterambere. Rero turacyari mu nzira y'iterambere. So urugendo rwa cinema mu Rwanda n'urugendo ruhagaze gute, ni ibintu bikorwa gute, ni ibintu ubona bihura n'izinzitizi. Ese niki cyaza kikaba igisubizo muri ya cinema nyarwanda kugira ngo ibashe kuba yatera imbere? Thank you. Ikintu cyaba cyiza nuko abanyarwanda babikunda bagakunda iby'iwabo ntibakunde iby'amahanga. Urakoze cyane singuke mu ijambo. Ntabwo umunyarwanda azakunda ikintu kitari kuri karite abona ikintu kiri kuri karite. Ariko ibintu biri kuri karite n'ubundi mu Rwanda abantu barabikora. Ninde watanga mu urugero nka Kiramani bagira ari karite akora listen up. Assalamu alaikum to Daddy Kilaman. Alhamdulillah ntabwo ngiye kuvugana ariko akora drama ntabwo akora action. Oya ndagira ikintu gito nongera kuri bino bintu. Buriya bajya bavuga ngo iyo ukora ikintu usa nacyo sibyo. Buriya zino boro za Kiramani bino bya Mitsutsu Bansabi n'abandi n'abanyambo buriya biboro numbyitse drama man araho ntabwo tujyanamo kubera ko aramutse ari drama Shabroski nakabaye narabivuyemo. Abo ni ukuvuga ngo tujye dutandukanya ibintu. Ni ukuvuga ngo filime cyangwa se comedy zirimo ibice bigiye bitandukanye. Hari abantu bakora silent comedy mujye mubona abantu basetsa batavuze. Hakabamo na Rwanda ariko ndibaza ntabarimo barahari ni bande se ko nta umupansione nawe Kigingi kabisa. nabonye n'abanyakso barabigiyemo nakagara nabonye birimo neza sibyo. Ariko biriya ni bimwe mu bice bya comedy bibaho. Hakabona acting comedy. Nituvuga acting comedy tureta tuza turebe ntabwo turajya kure duhere kuri Muzehe Rwubika mugende ku Irafasha TV ujya gutera uburezi arabwibanza mugende ku Irafasha TV murasangaho Rwubika muranasangaho Muzehe Rwubika
nibyo nababwiraga jya gutera uburezi agira ati arabwibanza uzagende ku Irafasha TV uzasanga ikintu bita acting comedy kubera ko nibyo dukora bazahasanga comedy na filime bazata n'amaseri bazayasanga ubundi muri no minsi ibintu bigezweho ibintu biri gucuruza ni mixed cyangwa ugakora ikintu bita mix ukavanga filime ukavanga na comedy no kugira ngo wa muntu udakunda kimwe akunda iki yego nudakunda bari ugashiramo fanta gusa kandi arakaba cyangwa amazi yonyi nudakunda ngende ku actinga uzakunda Mubaraka ugize ute utuje sibyo nudakunda Mubaraka utuje uzakunda Mayahu cyangwa Masene w'urusazi sibyo nudakunda abo ngabo uzagenda ukunde mu bandi bagize ute boroje so rero shout out to Claman, shout out to Sab, shout out to n'abandi bano barimo babijobija so rero ntuze kumwira ngo bijobija kura drama bro cyangwa papa Safi kibono mwereza impamvu zumvikana ko nawe ndakuzi ngiye kumumanura cyane muryamisha kandi ari byanyashe oya naryama nta kibazo sinzira reka turebe ko araryama so thank you for your response but njyewe impamvu bavuze ibintu babivuze nk'umusesenguzi umuntu umaze igihe mu myidagaduro umuntu umaze igihe mu itangazamakuru umuntu ufite experience yo kuba mu itangazamakuru iyo mvuze ngo ntago mu Rwanda mwari mwatwereka ko muri kuri level yo gukora cinema ntago ari twari twabereka kuko nawe iyo entertainment uyirimo njye ntago nkora cinema muri itangazamakuru itangazamakuru uvuga ko n'imyidagaduro igira gute urayikora okay buretse banza kubwira ikintu ashaka kukubwira banze fresh impamvu nari mvuze uko nguko twega mu ruganda rw'itangazamakuru uyu munsi ubona umunyamakuru ejo ukamubona nk'umu DJ ejo ukamubona nk'umu MC it's a good interest ari kugaragaza ko afite cya kintu nyine cyo kuba umupresenter cyo kugaragaza ikintu ubundi itangazamakuru ni ugutara no gutangaza nataye impano nshyashya nayitangaje ariko umukinnyi wa filime cyangwa umuntu utegura ibitaramo by'urwenya cyangwa ibindi ni wa muntu ugomba kunyereka ubuhanga urugero rworoshye cyane Charles Chaplin umwe mu bagabo beza ahubwo se gututamuzi ari kurivuga na Kiryo Charles ntawuzi ngewe dore impamvu sibyo impamvu ntamuzi nawe ntabwo nzi hano turi mu Rwanda urakoze cyane kandi ari nacyo kibazo tugifite muri sinema ahubwo mwege muri kwita n'abanyamakuru oya ntabwo turi kwitsinda none se ni gute wagiye kumenya ngo nimba ari Shariro nimba ari nde reka ugomba kwirefera ku muntu ko byagenda kose niba umuntu akora ibintu bya danger uravuga ati se kubera iki bamukunze kubera ko hano mu Rwanda nyine nta bantu bakora ibintu bya danger nabo barahari ni urugero yaragwa mumbabare mu minota nk'ibi igusobanura statement yanjye tuganira twese nta kibazo nyakubaho umwanya no wanyu uramenye none kandi burya tuba tuganira ntabyo ku umwami cyangwa umutware twatanye turi ku muyoboro ubu twarura cyabo ufite uri rero ikintu twari tugiye kuvuga okay cyangwa ikintu nari nshatse kuvuga impamvu mvuze Charles Chaplin cyangwa nkaba mu mentioninze mu kiganiro nuko comedy y'isi sibyo uyu munsi ari mu bantu bayishingiyeho cyane niyo muntu wabashije gusetsa Adolf Hitler umwe mu bagabo bari seri babayeho kwisi iyo ni history nk'uwo impamvu nta mumenya sininakavuze ariko ugomba kumenya amateka buretse gato impamvu njye navuze ko mutari mwatwereka ibintu biri kuri karite sibyo Kanyombi iri kuzana ikiganiro ko mbona turakirwanira mu mana mbona turarwana Kanyombi iri kuzana niyo muntu ahubwo njye nagafashe nk'umuhanga ko niwe muntu wenyine mu Rwanda wenyine w'umukomedi wabashije kugera kuri sport y'abanyamerika ingero zose batanga rero zitangira mu Rwanda tuvuga abo mu Rwanda tuvuga abo mu Rwanda tuvuga basebu cyangwa muri Afrika bakanyonga Uganda tujyana muri Amerika kuko turi mu Rwanda buretse gato bro uradukubita uzi oya ntabwo twaje kurwana turi kuganira natwe ntimudusebereze impano zacu mwadutumiye
kubera ko natwe dufite iki ibyo Impano. dukora dufite impano twaje kwerekana cyangwa twaje gusobanura ibyo dukora sibyo natwe rero namwe muri gupresentinga how do we host abanyamakuru sibyo Yeah, thank you. okay aka kanya wenda kibona umwe simuciye mu ijambo umuntu wese iyo ufite impano uyifite ugiye kudusampuringa ku bintu mukora nona mbone mbamanure cyangwa ugiye mbazamure kudusampuringa ku bintu mukora yaba komedi yaba gukina filime icyo murahitamo bura mukanya ari akantu yakomojeho ari kuvuga ngo bafata nibyo wibiseka ngo dufata baretse ngo itangazamakuru ngo ni ugutara tugatangaza ngo dushaka impano tukagira ute tukayigaragaza kandi twese twaciye mu ishuri mwizi somo bita psychologist yes ubumenya muntu ngo nsobanura ndinde urakoze cyane njyewe unanambwira impano uri kubona mfite kubera ko ukurikije uko mbona kubera ko nabashije kumenya iryo somo neza ry'ubumenya muntu icyo ari cyo n'umuntu icyo ari cyo buri kiremwa gifite ubwenge kandi cyabasha kwihisha muri buri binyabuzima kirimo ikindi uwo uri we wese namumenya ko ntiwamumenye 100%. That's how I live and I believe in myself. Icya gatatu kugira ngo usobanure neza byansaba ko ari wowe wisobanura kuko niwe wiyizi kundusha. Urakoze cyane. Icyo nashakaga kugira ngo utekereze mwavuze ngo mushaka impano mukanazitangaza cyangwa se mukanazigaragaza mukazigaragaza binyuze kuri Kora TV show sibyo aka kanya jewe ndi umukomediye sibyo nkaba n'umufilme artist nkaba n'umudirector sibyo ikindi kidasanzwe nkora sibyo ndi umuyemusi na hostinga muri bino biboro byo hostinga mu abastari runaka ibyo ni ibintu byanjye mu bintu by'amakweho baranze iwacu na muzika siyaje sigiye gutangira sinadutama ariko nabonye ari baburyo babihedinze sibyo bazankwite stages bankubita iminota bereka impano yawe nyine kakanya Musanze mumeze neza yego Musanze abakona babona ladies and gentlemen tujye kwakira umustar one duhamagare Bushari uya ko mutari Bushari Bruce Melody muramuzi rero yarabikoze yarabikoze ejo muri kutari cya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka twatangiye mwaramubonye muri BK Arena yarabikoze umunsi yari ari kumwe oya nari nazamutse nk'umuyobozi ariko ni nabyo muri kumuca sibyo yarabikoze umujene yaje ari nk'umushitsi ariko uburyo performance mu marabibonye abandi batangira kuvuga bati utizera Imana natangira agira ati asoke tumuhamagare mwit Bruce Melody urugero aho ni hamwe sibyo ngaho kabisa amashini kwa muhasi buretse gato aho ni hamwe Twister mwiyereke cyane ntabwo mugiye guhiga nyine ntabwo ari guhiga nanjye ngiye kumwereka ariko gusamparinga tarafitema gusamparinze kuri tara ariko gusamparinga uri umunyamakuru wowe urabizi woriye musi uri n'umunyamakuru ahubwo nawe ntacyo reka gusamparinge wenda wanamwigira jewe mpamvu ndi kubikora ni ukugira abantu bambwira icyo nakwigiraho cyangwa wamwigira nta kibazo nawe ugiye kutwakira umuhanzi muri iwacu na muzika alongside for Yes, sir, alongside my people, it's your boy, number one finest boy in the town, number one killer boy in the town, number one vocalist in the town, number one shatter boy, number one killer boy, number one MC Black, number one beat generator, number one vibe generator in the town. Who is there for me? Who is there for that? Who is there for party? Today we are going to party. We are going to make unforgettable moment together. So, Musanze mumezemte. Here we go. Govuza ingoma wamenye awikirori kiri turabyina tugeze buke DJ where are you? So
Let me introduce you number one finest vocalist in town, King James. What up? King James. Welcome on the stage. Who is the best, bro? Rings James. Guys, show some love for King James. bamwita MC Kibona umwe bamwita Rwubika. Who is the best? Batubwire muri comment batubwire ngo ninde ugukomye kabisa. Yego nyine Oya ntabwo arangaranga. reka dutegereze abafana nibo bazabizo Ako kari agaciye musoro. Urugendo rwa sinema dusanze nyine hari ibibura mu Rwanda kwereka ibintu bindi. So ubona ari iki cyakorwa kugira ngo tubone filime zikomeye mu Rwanda? ku kibazo rumbajije ikintu cyakorwa kugira ngo sinema mu Rwanda bigende neza, harabura utuntu kuri jewe uko mbona ndabishyira mu tuntu dutatu. Akantu ka mbere harabura teamwork kuri bya bihanga binini, bya bihanga binini. Ubwo ndavuga ba Daddy Kaman, ba Papa Sava, ye kwa mentioninga nta kibazo kirimo, sibyo? Hari kuboro bafata abantu bamwe bakazamura abantu bamwe, ariko bakirengagiza ko mu ntara muri Musanze n'ahandi hari abanyempano mwe. Urumva nimba bafashe tuvuge ubwo turi muri sinema, ndawereza urugero ntago mu mentioninga kujya ntibaninga ndacyari kuzamuka, ugahamagara umuntu w'umunyamakuru man wa wundi uri blessed, wa wundi uvuga uti hano ninjya gukora one interview ndamba successful, arahita nyereka abanyarwanda, arahita nyereka bandi bafite izina rinini kuturuta kuryo badufasha kuzamuka. Ariko ukamuhamagara, naze nkumbira mu gikari, ukamuhamagara uti ho rinde ushaka runaka, mushakira iki? Urumva ni ikibazo. Bano bayago bageragezaga gukora ibishoboka byatuma abantu bazamuka, abo kugerageza ariko yarabikoze yaragerageje nubakigerageza. Ejo ni numvise yajyanye ari muzima Big shout out to Yago. Big shout out ni Yago. Warabikoze n'ubu aracyabikora kandi yongeye gutangira. Urumva nimba ejo bundi yaragiye agakurura mu Jene Nyabihu akamujyana Uganda, nabonye ari gutangaza nyuma y'amezi 3 azajya araza mu Rwanda aje kureba famille. Urumva rero aho ngaho aba yafashije umuntu kandi ni benshi yagiye. Urumva rero icyo navugaga, nk'abo bayago bazamuye abantu benshi n'ubakigerageza kubazamura, bandi twise bya bihanga binini, bandi ba headings entertainment, icyo twise show busy, abandi bigize ababroga ba Godfather, nimba mumenye gihangane. I hate men. Godfather dore impamvu ngiye mwanga sinzi ubundi narinze ko atari n'umunyarwanda. Urakoze ni n'umukongomani mwana, ariko ntago tugiye kuvangura ibihugu ngo tumwange kubera ngo ari umukongomani. Ntabwo ndabona isura yiwe narayibonye mwana, itangiye kugaragara ejo bundi mwana. Urumva Godfather si turukora ikiganiro gutya, ntago ashobora kuza ngo avuge ngo araje kubene episode 100 nta kibazo ngera bari kungirira neza, wenda aratuma bananamenya n'impano zanjye. Oya nese ubundi ntibakuzi n'ubundi barakuzi, ariko araje kubene nibyo mwana, sibyo? Aho kugira bagende bazamura impano z'abantu barazimanura. Aka kanya Godfather nje kugira amenye sumuplogazis wese ufite iti bazamura Godfather yaguhostinze bakasuku n'abandi bagenda bakagira gute bakakumenya, nibura bakanakubona bakanavuga bati wenda yakoze mu filimi ni ariko dufera nako sorry ibi cyangwa zikwe musinga kuruta uko azi kugira ute gukina filime, cyangwa si azi gukina comedy kurenza kwa kiniki filime. Ariko Godfather kano kanya naramukana namenye uko nje Rwubika from MSA imene nanabirakariyemo na mubomo yaharana mushize hasi. Numva siki narahita akora areta agenda shaka Rwubika icyo cyane n'ubundi gikora iki ubundi Rwanda ni imbobo yahara mu mujyi muza hano
ari ibikuru bagenda nawe araje gushirishe muri gereza njye narumvise ngo niwe washirishijemo abantu benshi izo ni inkuru na paparazzi ntabwo ariko by the way mu magambo makeya ntizimbye mu magambo sibyo ikintu itanga ikintu showbiz cyangwa se film nyarwanda comedy Rwanda bishyize mu gatebo kamwe tubura nubwo bufatanye bw'abo bantu banini kugira ngo bibuke nibura yuko hari abato bakeneye kuzamuka sibyo wikumva ko nukoresha Killerman kiganiro ari bwo ubone views nyinshi sibyo umva ko babandi bagukunda nanjye hostinga barabireba sibyo nanjye barandeba kuko nanjye mfite ibyo ngirane bereka erega ari igihe mushaka ko wafasha nana igitambo mani mukumva ko muragira ikibazo si ukudufasha none se ni ikihe gitambo bakeneye kuruta uko abantu bahagutse akavuga ngo bagiye gukora video bayishize kuri YouTube ibitambo ni ibicwa uko byagenda kose ni icyo kintu rero kibora icyo kintu kibora ndamutse mbonye do ufite impano biramarira iki kano kanya bya bihanga twavuze sibyo katurera ku kwezi ngiye nkurira 100,000 sibyo mbwira ngo ushaka ukwezi uzakumara udahaye umugore ukumara udateze n'imodoka na rimwe canga moto ukwezi kose wahera yabikiye Killerman dadi mwihorere Killerman ni umubyeyi mwafura umubyeyi waragerageza afashe ikibazo atangaje umushahara kandi umushahara nta nubwo ari esanse yamukura i Kigali mugeze mu nginamusubize uguhaye ingufi ntabwo wakwimye ndende man sibyo njye mvuza nshobora kugera ayo nkorera sibyo nemerewe nkorera sibyo nyashira hari ku meza ejo bundi tariki 5 nzahemba nungeza ku banyamakuru batatu bari muri babandi twavuganye quelque part amencho ninze kugira ejo nyaboneka ntabona yakaganiro agasanga ati ntabwo nkuzi ikibazo rero ni kimwe hari nayo ushaka ugashaka ukuyaha ukumva kamubura ariko bro iyo ni ruswa witonde mu ni ruswa none sindabo bakeneye ahubwo baduhamagare wenda bavuge ngo wenda urugero nkatwe muri team sibyo ntabwo dukeneye ibintu byinshi ntabwo turi benshi cyane sibyo nushaka uzuvuga uti genda ndabemera promotion kamera muyishakire sibyo abakinnyi dore ngiri iryamye hari urakoze cyane abakinnyi n'ibiki byose mu byimenyere ariko iki kintu ndabakora ni promotion yonyine ubundi dusharinge ikizajya kivamo tujye dusatura kabiri ariko nanjye nkora nibura filime igira views 1,000 I mean 100,000 sibyo ni mpembwa miliyoni do azafata 500 natwe 500 twihiriye shaka bazamura mwamara kugafata iyo challenge tuyishize mu bantu bani urugero se nk'abansabi bose ntabwo nyine abo ni bansabi ngaho natwe batugerageze barebe ko amasezerano tuzagirana tutazayashira mu bikorwa so those guys bafite opinions ziri up cyane bafite ibitekerezo biri big cyane barashaka umuntu ubinvestinga igihe barashaka umuntu batiza umwanya we akabereka abanyarwanda akabereka amaso y'abanyarwanda bakabakunda bakabitaho bakabahugiraho cyane nanone kandi twebwe Ascora TV show twemeje guhora iteka dukora imirimo y'ingenzi cyane twemeze iteka guhora nabingenzi twemeze iteka guhora tubahereza ibiganiro by'ubwenge inkuru z'ubucurabwenge ibiganiro by'ukuri ubu n'imbunda I killed them. Abaniga bose bafite hate mbandemo mbarasa abaniga bose bafite hate mbandemo mbarasa wa muntu utazabasha gusupporting undi muntu akagira ikintu agira priority wa muntu utazabasha gusupporting impano ndamubwiye ngo I kill you murase so u Rwanda turi blessed cyane dufite impano kandi turi big let me say shout out to them abo baniga ba supporting impano cyashya I will wish Kazungu Kabosi you are the one we are waiting to see on our camera ndashaka kukubona kuri kamera zacu Kazungu Kabosi kadusharinga experience yawe urugendo rwawe how have you lived in this time man ukatuganiriza icyo kintu cyonyine ukanabasha kutubwira ngo ese twabikora gute we know that you are the one who managed Meddy in the past ariko uyu munsi ntago uhabwa izo ndabo sibyo and then also izo ni inkuru za Papa Messi nta wamenya wasanga ari byo cyangwa atari byo ariko bintu byo tuzakubaza ariko nshaka abo bajene bamenya bakorera ngo kuri Iranzi TV irafasha TV ndashaka byo biragoye kuko hari n'umublog amaze kwandikira SMS 200 akwirya
akwibya arazisoma kandi kada oya ngewe no ariko mani bari bantu baba baravunitse ngewe ntabwo wese reka nkubaza akantu koroshye sibyo uyu munsi oya reka manze mubaze gatoya kamanze mubaze gatoya sibyo saa 12:20 kabaye ndi mu rugo ndyama ndi kuru cyangwa ndi kunagiye kwifurukira ahantu hatandukanye ejo nimbasha kuba kubera ko natanze ibitambo uyu munsi ejo nkagira ukuntu mbona utuntu nkabona wenda arambesinze ndatse nguza akadekapo ndi kwikata mu mihanda ya Musanze buriya nagakwiye kwirijara reka kandi uba ugomba kuvuga ngo gira ikintu mbwira ikintu nakubwira cyo nuko abantu batandukanye Imana nitugezeho tuzagizaho abandi njyewe tugerageza gutanga ubufasha ntabwo turagira kure ariko nitunagera yewe nyaka ikintu cya mbere nzakora nzashyira imbere impano z'abanyarwanda ko Rwanda we must shine Rwanda we must rise ubundi waze kuko wakize ku karubanda kandi tugomba kubikora njyewe nkigira ibiceri ariko reka ndeke kubabwira kora talent show kora rise talent show iyi ni host ya Danje tuba bikiye bro tukicarana n'abajaji tukabera tubafite talent show mu kwezi kwa munani ewana abajaji batezemo aba hari audience tewo bizabera hani Musanze bizabera hose tuzahagira amana cyane cyane Musanze umusukuna ari muzima cyane mwatangiye urugendo rwa sinema rya ni ukuvuga ngo ibi bijyanye na film na comedy twabitangiye muri bundi ubundi ngiye ndimo nibuka neza mbere tukiba mu rusengero kera ndabyibuka ngiye baratubwiraga ubundi ngendo umudivantiste ariko rero tugira byashiya oya ntabwo mfunga umutwe oya none se reka karagaciye mutazaniranye n'abadive kandi umugore wanjye ari umudive ndetse kandi umugore urangiye ubyemeye nibyo nari ndi kubabwira rero ari ibintu byajiya tugira au service de Dieu au service de pays ibintu nk'ibyo ibyo bigoro urumva kandi ubihakanye nyine umva mbabwire ibyo bigoro ari ibintu twagiragamo twakwita nk'ikinamico cyangwa se theatre sibyo ngewe ikintu cyonyine wapfaga kumbwira intego zonyine dufite abo dukinana ninge wabishakiraga mu muteranira abana tuba tuziranye atangura nkaza ati wowe niga ushoboye ibi nibi wowe washobora ibi nibi tukagera nibyo ariko icyo gihe twari turi abana by the way icyo gihe nkabikora ndabyuka nigeze nakitinga one day ndi ingurube wabikoze gute man nyamara wasanga ufite terabantu batazi reka mba nagiremo agasound kado vuga ngo nefu nefu reka mushite wawe y'ingurube yari igeze gute mu rusengero urabona nyine kira gitekerezo cyo muri Bible umwana w'igisi kirara n'iki akajya ko mushomba y'ingurube sibyo abantu twashatse umuntu nibura ushobora kwakitinga nk'ingurube arabura byo nasabye ko wanshira kitenge cyonyine badutwikira bitama ko gasound ndongera ngarukamo ndi gukina ndi wa mwana n'ubundi numva natinzemo rero imwe nyakitingamo ndimo bangahe babiri byo birakomeza nibwo natangiye kugenda amenya ko mfite impano rimwe mu makambwira ati se before yo kugenda kuri church sibyo ibintu uravuga mu rusengero nibi bisubiremo numve urandashimira shout to my mom yaramfashe byatari naho nashiragamo umurongo nabi yarangaruraga sibyo nkabyakitingira home muri Salomon yamara kumereza amashaga tambwira ati courage mwana wanjye rero nibyo byagiye binkuriramo bigera n'ubwongera secondaire kiganiro nabonye Clapton yakoze kuri maybe ni kuri nimba atari kwa Chita ari kuvuga ukuntu yinjiye muri cinema yaravuze ati je nasetsaga abantu turi kumwe ntabwo nashoboraga kuba ahantu nk'abantu baye bored ndaje ndavuga ati ni gute nabikora nk'ibyaza amafaranga ababyinjiye muko icyo kiganiro cyo cyane ishaka nafite pop 7 sinzabyibagirwa ya okaziyo niyo nese nkoresha du challenge twa mbere ditadura n'abajene bambaraka turahura bamayaho turahura bansabi ko tugenda dutekereza kwinovetinga nzamukwerekana n'umujene w'ikigori bya hatari niga bita fe mu translator njya numva ari gusuza ngo shout out to mayaho umujene mayaho ni mubi cyane n'umujene wigira ikigori yari karasetsa bya hatari rimwe n'aba professeur Mafene
bo mwamenyere nka Nsabi ku igare Okay. from now ni mafeni nuko rero twagiye duhura turakomeza turakora kugeza uyu munsi birafasha TV nkeka ko tumaze kugira 3,000 ngaho gutyo ariko Chanani yabaye monetization mwatangiye gukora ikintu bita amasaha monshera twahuye n'umudayimoni bita nani watch time reka mbabwire nimba muzi urusengero abantu basengeramo watch time zikazamuka please nzajya gutura yo wenda mwebwe mukore man mwebwe mukore turakora man rimwe ukona video zazamutse ubundi views ubundi zamanutse none wajya mino misi baturose views ijana muri iminsi yo nazo kora TV show abakunzi cyangwa se abantu murebe biganiro byakora TV show mugira gute mutubabari irafasha cyane 1 2 3 mutubabari sibwo butwiriyeho nukuri kw'Imana batubabarire na ikiro kibi kimeze nabi ariko batubabarire bakore subscribe comment like and share ibintu byacu babikunda ikindi reka ndase abantu babiri bundi mbahereza mikoro zanyu dushaka tunanata ndarasa ku bantu b'abanyamakuru urumva umuntu ukoranga gite oya buretse ntabwo ari ntabwo yabarasa kuko mwatugira icyizere twebwe twahuje man ahubwo ari abanyamakuru nabo biyumve nyine ugasanga umuntu akorera Rwanda Broadcasting Board abamategeko umujeni man amategeko ukamugira ukamubwira ati nyamara umuntu n'uyu yampaye connection ngonze dukore nuko man akavuga ati nyereka ibyo ukora ukamusendingira uri kuvuga wa mujene ariko ntumufite mu gukorera ibiki nyine kubwira neza je nawe reka mbivugira mu manuro je nawe n'umuyobozi mukuru ushinzwe ubucuruzi muri RBA urukumva marujyanye ngaye banza wumve je yamise mwazi ikibazo cyo banza wumve arambwira ngo genda urebe umuyobozi wa radio uyu n'uyu umuherezi nimero mubwire kandi nge nkohereje singezeyo umuyobozi wa radio ikintu asakora arambwira ati hamagara umunyamakuru runaka ntago ndamuvuga kuri radio runaka ariko bikurikiranye naho turi bijyanye naho turi ukora mu biganiro bya showbiz bwo muri kubumva ikiganiro ari focus ntabwo musanze oya bitangiye kurya mani bagende bamushake nuko rero umujene birangira atwimye ikintu bita interview man yanga byonyine ko yanga byonyine ko tunanahura man sibyo rero abantu musuzugwe impano ntoya mujye mwibuka ko mwebwe banini mwebwe mwagezaho mugera ndamuzi muri 2010 guma iri gutangira burije kandi nta right dufite mureka tuzakore part 2 So, alongside my people, it's your boy number 1, it's your boy number 1, killer boy number 1, shout out boy number 1, Leo, Slally, your boy, Leo, wabasanga kuri Irafasha TV on YouTube.